turabakiriye mu kiganiro The Barbara Show. Iki ni ikiganiro kizajya kiganira ku bintu bitandukanye by'ubuzima, kigamije kugira ngo byibuze muri buri kiganiro umuntu abe yakuramo isomo rihindura ubuzima bwe. Iki kiganiro rero kizajya kinyura kuri Isibo TV, ariko mushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, harimo YouTube, harimo Facebook, harimo Instagram. Mukazajya mubona links mwabasha gukurikiraho iki kiganiro nkuko kuri ekra zanyu cyangwa se kuri telefone zanyu murimo kubona iki kiganiro gitambuka. Ndabinginze mukore subscribe, musubscribinge kuri chaîne yacu kuri YouTube, mudufollowinge kuri Facebook, mudufollowinge kuri Instagram, hanyuma mujye muhora mubona amakuru ajyanye na The Barbara Show. Uyu munsi rero iki kiganiro ni ikiganiro kidasanzwe, kubera ko ni ikiganiro kiri buganire ku kibazo kimaze iminsi kivugwa ariko abantu ntibagitindeho, cyangwa se kubera impamvu zitandukanye, umuco wacu, imyumvire yacu, tugatinya kubitindaho. Ni ikiganiro gishingiye ku buzima bwo mu mutwe, ubuzima bw'imitekerereze, ubuzima ahanini abenshi bakunze kubana n'agahinda kenshi, ariko kubera ukuntu tumeze nk'abanyarwanda, imyumvire yacu, uburyo twakuze, uko twagiye tubwirwa ko agahinda ubundi ni ibintu, hari imvugo dukunda kuvuga ngo no kukamira, urakamira kamenywa nawe gusa. Uyu munsi rero turi buganire na Chaste Uwihoreye. Chaste Uwihoreye akaba ari inzobere ndetse ari n'umuvuzi mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Turagira ngo tuganire nawe rero, tuganire ku gahinda umuntu agira ariko gashingiye ku ihungabana yagize mu buto bwe, ntabashe kurikira, none hatarikira rikamukurikirana rikazagira igihe nkuko nari mbivuze, bya bindi wamize ntibikomeze kumirika, bikagutungura ukazisanga hagize ikibazo kiba mu buzima bwawe. Chaste rero ari budufashe nk'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, n'uburyo umuntu yashaka ubufasha, hanyuma yabona ubufasha akamera neza ku giti cye, akamera neza mu muryango we, akamera neza ndetse agafasha n'igihugu gutera imbere. Karibu cyane Chaste, urakoze ko waduhaye umwanya. Nkuko nari mbivuze, turibanda kwihungabana abantu bahura naryo mu buto bwabo. By'umwihariko mu Rwanda tubayeho igihe kinini, tuzi amateka yacu, tuzi ibyatubayeho. Hari event, hari ikintu cyabaye mu Rwanda cyitwa Jenoside yakorewe Abatutsi, cyateye ihungabana rikomeye cyane mu Banyarwanda. Social fabric cyangwa se uburyo societe, umuryango nyarwanda wubakitse warashenjaguwe. Uko imyaka yagiye itambuka, hagiye habaho ubuvugizi, hagiye habaho kuganiriza abahuye na Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko Abanyarwanda muri rusange bafite ihungabana. Si ibyo gusa, hari abaturutse mu mahanga bari impunzi, ubuhungiro nabwo bufite trauma yabwo, abana bakuriye muri iyo imiryango yagiye itandukana, hari ibintu byinshi byabaye. Ihungabana ryo mu bana, cyane cyane muri societe yacu, mu muryango nyarwanda, uritekereza iki? Cyane cyane ko ubu ngubu bitangiye kugenda bisohoka, urubyiruko ruriyahura, urubyiruko rurimo rurafata ibiyobyabwenge bikabije. Hari agahinda kari ahantu gatuma umuntu ashaka kugira ikintu afata kugira ngo atuze umutima we. Urakoze Barbara. Mbere wenda yuko mvuga ku gahinda ko mu bwana, reka mbanze mvuga umwana ni iki, umwana abaho gute, umwana arangwa n'ibiki. Umwana rero wenda ndahera mu nda ya mama we, amaramwo amezi 9, amezi 9 akaza ku isi. Buriya ku isi yavuka, umwana kuvuka nicyo gikomere cya mbere agira.
mu gifaransa cyangwa se mu byongereza bakunda kubyita traumatisme de naissance, igikomere cyo kuvuka, kuko arababara iyo nzira anyuramo, arababara, yagera ku isi ararira, kuyakurira arababara, ariko ni n'ikimenyetso cyerekana ko ari muzima. Burya kubabara ni ikimenyetso cyerekana ko umuntu ari muzima. Hanyuma umwana iyo akura, ndi buvuga ingingo nk'eshatu z'ingenzi akuramo. Hari umubiri, agakura akaba munini, amaguru akiga kugenda, umubiri uyu tubona imbere inyuma twese tubona, ariko hari n'ibindi bibiri by'ingenzi umwana akuramo. Ahandi habiri, ahambere akura ni mu marangamutima, amarangamutima ajyanye n'imibanire n'abandi. Ahakatatu akura ni mu mitekerereze, mu bwenge, agatangira akamenya kuvuga, agatangira kubara, akagira gute. Ubundi abashakashatsi berekanye ko umwana kugera ku myaka 6 ibyo bice bitatu by'ingenzi aba yamaze gukura nka 85%. Aba ahagaze, azi kugenda, afite umusatsi, afite amaboko, abaza abo babana, abaza ubwenge, aba yamaze gukura. Mu bwana rero, kuko umuntu asitara agakomereka akava amaraso, ashobora no kugira n'igikomere kijyanye n'imitekerereze, ashobora no kugira n'igikomere kijyanye na ya marangamutima. Icyo gikomere ntabwo giterwa no kwitura hasi ngo avunike, ntabwo giterwa na aksida, ahubwo giterwa na ya mibanire ari kubona papa na mama uburyo babanye, abavandimwe babanye. Icyo gikomere kikaba gishobora kugenda kigakomeretsa ya mitekerereze y'umwana, muri ya mikurire ye, kikaba gishobora gukomeretsa ya marangamutima n'imibanire. Tukiri ku mizi y'igikomere umwana ahura nacyo, bikura bikazagera mu gahinda turi buze kurebaho. Ese ababyeyi barabimenya ko umwana yakomeretse mu marangamutima? Ese nimba batabimenya ni gute babimenya? Bashobora kubimenya kuko hari uburyo umwana, ubundi ibimenyetso biranga umwana uburyo yitwara kuri mama we, uburyo yitwara mu rugo. Ushobora kubyita guteta, ndetse hari n'abagekire bavuga ngo umwana aritonda kandi wenda afite ikibazo, ugasanga umwana ntakubagana. Rimwe na rimwe wabona umwana adakubagana ukavuga uti umwana aritonda, kandi ahubwo umwana agomba kurangwa no gukubagana, kuko umwana burya mu bwana harimo ibice bitatu. Ubwana bwa mbere kuva ku myaka 0 kugera kuri 3, ubwana bwa kabiri kuva kuri 3 kugera kuri 6, n'ubwana bwa gatatu kuva kuri 6 kugera ku myaka 11. Umwana rero wo muri icyo gice cya mbere agomba kurangwa no gukubagana. Yabona akagatasa kagahubura, aba ari mu bushakashatsi. Wamusiga ku gitanda ugasanga yituye hasi, ari mu bushakashatsi. Yabona abashyitsi akaburira, akabasuhuza, uwo mwana rero aba agomba gukubagana. Iyo rero utangiye kubona umwana yitonze, yigunze, atasabana, tangira umenye ko adaseka, atarira, tangira umenye ko umwana wawe afite ikibazo. Mu gice cya kabiri naho umwana myaka 3 kugeza kuri 6 ni umwana ugiye mu mashuri ya gardienne, amashuri y'ikiburamwaka. Ni umwana kujya ku mashuri bigorana gutandukana n'ababyeyi. Umunsi wa mbere nubona umwana wawe ugiye ukamusiga ku ishuri, ntagire ikibazo cyo gutandukana na mama cyangwa n'ababyeyi, ntarire, akigumira ku ishuri, umenye ko uwo mwana afite ikibazo, kuko aracyafite ya mibanire hagati ye na mama we. Utangire kumenya ko afite ikibazo. Nzi urabona ababyeyi ubu ngubu turashaka imibereho, turashaka ubuzima, ubyuka ugenda ugasiga umwana n'abamurera, abakozi, abo dukunze kwita abakozi mu rugo. Hari ukuntu tugenda tukajya gushaka ubuzima, tugataha bwije, tugataha abana baryamye, ntihabeho cya kintu cyo gutindana n'umwana. Nibwira ko nabyo bifite ikintu gikomeye, kuko ubundi mu bashakashatsi berekanye ko
umwana ukiri muto agomba kugira strong attachment, sinzi ko ndibuyivuge mu Kinyarwanda, ariko ni imibanire yihariye n'ababyeyi. Kandi iyo mibanire yihariye ikaba igomba kuramba. Mu bakozi rero bo mu rugo hari igihe usanga umwana ari we ufite iyo mibanire n'umukozi, kandi uwo mukozi akahamara ukwezi cyangwa umwaka abo mu rugo akajya gushaka kandi kazi cyangwa akajya gushaka iyindi mibereho. Uwo mwana ni igikomere abagize, kuko wa muntu bubatsekanye imibanire buriya nahoze nkubwira nti uriya mwana aba yarakuze, nk'uko nanjye uwo twubakanye imibanire dushobora kujya gutyo ukabona turatandukanye. Uko bikurya niko n'uriya mwana bimurya, nabyo bikaviramo igikomere. Ejo hakaza undi, mu gihe bagiye kubaka imibanire nawe akaba aragiye. Urabivuze mpita ntekereza ukuntu hari imiryango ihora ihindura abakozi, bifite ikintu bikora ku buzima bw'abana. Bifite ikintu bikora ku buzima bw'abana, kuko nagera mu myaka mikuru kugira ngo azubake noneho imibanire attachment yego biramugora, kuko nagera muri adolescence niho atangira copinage cyangwa kugira uwo bagomba gukundana, kuzagera mu bukure bwe aho ashaka akagira umuntu bakundana. Burya aba yarabigombye kuba yarabitorejwe hasi. Icyo gihe rero urumva uko bigenda bikura, agenda komereka, nagera no mu bukuru bishobora kuzamugeraho n'ingaruka kugera saje. Yes, ubu ngubu tumaze iminsi tubyumva mu makuru, hari imibare iri hejuru cyane y'abana b'abakobwa baterwa inda. Ndimo ndareba ahantu sosiyete cyangwa se umuryango nyarwanda ugana nimba umwana w'umukobwa adafite umutekano mu muryango we, akaba yaterwa inda na famiye yo hafi cyangwa se abavandimwe inshuti z'umuryango. Ndimo ndareba iryo hungabana umwana w'umukobwa agira, umwana azabyara, iyo shene. Iyo abo bana bakuze bigenda gute? Turimo turareba ihungabana ritandukanye mu buto bw'abana, ariko iyo bakuze rero bigenda bite? Iyo bakuze iryo hungabana cyangwa ubwo bubabare bushobora gutobokera ahantu hatandukanye. Njya nkunda kubigereranya n'ikigega cy'amazi. Buryo ufashe ikigega cy'amazi ugashyiramo robine ugafunga, robine ikagenda irohamo, byanze bikunze kiratoboka kigasandara. Ntabwo rero umenya aho gisandarira. No ku bana rero cyangwa uyu umaze kuba mukuru, njya nkunda gutanga ahantu nk'atandatu bishobora kukugiriraho ingaruka. Ahambere ni mu mubiri w'umuntu, uko wakuze bigatoborera mu mubiri wawe, ugatangira kugira uburwayi budasobanutse, ugatangira kugira ububabare, umutwe ukakurya, gusinzira bikanga, umubiri ukaba ushobora kukurya, ukajya kwa muganga bagakora ibizamini byose negatifu. Aho ni ahambere. Aha kabiri ni mu mitekerereze. Mu mitekerereze ugatangira gutekereza, kwibaza ibibazo navuga negatifu bibi. Ndibuka umumama nakiriye ejo bundi, yambajije ibibazo bitatu by'igifaransa. Yarambajije ngo c'est quoi la vie, pourquoi je vis et à qui je manquerai si je meurs. Ni ibibazo bitatu yambajije, ati niba utabasha kubinsubiza sinzi niba ndibukuvura. Kubera iki ubuzima ni iki, maze iki kukindiho, nimfa n'induzambura. Uwo muntu yatangiye kwangirika mu mitekerereze, yatangiye kumva ko ndetse ibyiza ari uko yakwipfira. Akabazo k'amatsiko, Chaste, mutangiye kuganira, ndabizi ko muba mutavuga amabanga, ariko iyo ugiye kuganiriza umuntu ufite ibibazo mu buzima bwo mu mutwe, ahanini usanga bifite imizi mu bwana bwe. Nk'uwo nguwo nibwira ko haba hari nk'akagozi kava mu buto bw'umuntu. Akenshi biba ari ibintu bigenda by'isiperpoza, bigenda bigira
exercise njya nkunda gukoresha ka kurbe y'ubuzima akantu kameze nk'ubuzima uhereye ku mwaka umwe imyaka 5 imyaka 10 kugeza aho ugereye imyaka ni ugeze kuri 30 ukagenda ureba uburyo ibikomere byagiye bigenda byinjira mu buzima wenda ugasanga ku mwaka umwe cyangwa 2 papa na mama baratandukanye ugasanga ku myaka 5 10 habaye genocide ukabona ku myaka 20 byagenze gutya ukabona kuri 25 bakwirukanye muri kaminuza ukabona ku myaka wenda 15 wabaye viole ibyo bintu rero bigenda byisperpoza akazanashaka urugo rukamara iyo niyo metafore nakoresheje ikigega amazi agenda yirohamo udafite ahantu bisohokera birageraho bigashwanyuka rero hari ahantu rero bigera kumirika bikanga bigera bikanga bigashwanyuka nari ngeze ku mitekerereze ahandi bishwanyukira ni mu marangamutima amarangamutima yawe ukigunga ukarira njya nkunda gutanga urugero dukunda kubona mu gihe cyo kwibuka ukabona umuntu amarangamutima aramurenza ararize ndetse agata n'ubwenge ndibuka umuntu twari kuri stade Amahoro marangamutima yaramurenza simbuka stade kugeza aho ibyuma bimukasa amaguru ayo marangamutima ararwara ahakane bikunda kugaragarira ni mu myitwarire wakoze uvuga urumogi ukabona umuntu no kumesa ishati ntacyo bikimubwiye ukabona abahindutse umusinzi ukabona imyitwarire ye ukabona kuza ku kazi arakererwa ukabona imyitwarire ye ni cyararwana ahandi ni mu mibanire n'abandi ukabona kubana yewe n'umugore n'umugabo ukabona kubana byaranze ugashaka icyo bapfuka kibura ugashaka icyo bapfuka kibura uganira n'umugabo akakubwira ati umugore wanjye ndamukunda waganira n'umugore uti ati umugabo wanjye niwe muntu ariko kubana bikanga kubera cya kintu kiraho abantu batabona hanyuma nkunda kuvuga ni muri performance gutanga umusaruro niba umwana yari umunyeshuri wiga neza utsinda akakubwira ati ndabyiga neza ariko nagera mu kizamini sinzi aho bijya yari umukozi mwiza wajya gutanga raporo ku gihe akakubwira ati njya no kwandika nkabura inyuguti mperaho kandi yari umuntu ugasanga tumwisingwiza murongo kandi hari ikindi kibazo kigira aho rero bigenda bihasohokera bitandukanye bikagaragarira aho hantu hatandukanye mu bintu uvuze nkuyemo ijambo ry'icyongereza niryo mbangukiye kuvuga self awareness kwimenya cyangwa kwisobanukirwa ese turimenya ushobora kwicara ukavuga uti ndimenye ndababaye none okay nimba mbabaye mbabajwe n'iki turimenya tujya twitekerezaho turimenya ariko akenshi tukimenya nabi iyo dufite ibyo ukimenya ko ufite ikibazo ariko ntubimenye neza ahubwo utekereza kuri ikibazo utekereza kuri ikibazo ni nazo ngorane okay ntufite ikibazo ahubwo uvuga kuri ikibazo I am a problem uri ikibazo ni nazo ngorane zibaho cyane zinatuma umuntu atajya gushaka ubufasha ukumva uri mubi ukumva ntacyo umaze kumva you are a problem aho kugira ngo wumve ko ufite ikibazo gishobora kugenda gishobora gutandukanywa nawe ukumva ko nta muntu ushobora kumva ko nta n'ushobora kukuri ikibazo aho niho biruzingira ngewe hari n'igitabo ndi kwandika hano niyo ntangiriro navuze ko niyo etape ya mbere kumva ko ufite ikibazo ntiwumve kuri ikibazo kuko uzasanga njya nkorana n'abana hano hepfo Gikondo iwawa njyayo usanga bariya jene bose bakoresha ibiyobyabwenge avuga ati ndi mubi ndi ikibazo ndetse sinzi uretse ko bijyana n'ibintu aba yarabwiwe hari ubwo umuntu aba afite ikibazo bikamunanira kubana n'abantu nk'uko wabivuze nawe ubwe amarangamutima ye ntabashe kumenya uko ayagenga noneho abantu bakambwira ariko uri ikibazo mu kazi
wowe kibazo ni wowe udatanga raporo ku gihe uri ikibazo ibintu ukomeza kubwirwa kenshi ugeraho ukabyemera ko ariko kuri ni ukuvuga ni ingorane ebyiri ubona kuri ikibazo na sosiyete nayo ikakubona kuri ikibazo nayo ikakubona kuri ikibazo mu gitondo nakiriye umwana umusore ubona afite agahinda gakabije abana n'abavandimwe ariko yambwiye aterega bangize umusazi bangize bamwe bavuga ko ari amadayimoni yanteye bakavuga ko ari ibya karande atabandi bakangira umusazi mubajije ni wowe se ubona ari ibiki arambwira ati mfite ibiziriko biboshye umutima wanjye ati mfite ibiziriko biboshye umutima biwuziritse ku buryo numva ntashaka no kubaho nashaka no kugera uwo mwana w'umusore rero urumva nagize amahirwe tubasha kumvikana ko ari ikibazo ko ibyo biziriko tuzabibohora tukabikura ku mutima ariko umuryango we wa hafi uwe wamwise ko ari umusazi yewe ndetse no gukaraba ntiyaragikaraba no kumuha ibiryo no guha ibiryo nk'umusazi kugira ngo ibyo byose rero umuntu aragenda agahita yumva ko ari ikibazo k'agahinda navuze gashobora kuba karavuye mu bwana kuko ntiturabonana cyane ubwo n'urugero mpise nguha ariko byonyine kuba namenye ko yabuze mama we afite imyaka 3 muri cya gihe cy'imikurire ye birumvikana ko yatangiye gukomereka none ageze ku myaka 26 ageze arimo arangiza segonderi kagahinda karatobora atangira kubona ko isi ntacyamaze nta mpamvu yo kubaho ndatekereza ko dukeneye kwimenya kurushaho cyangwa kugira self awareness nyinshi kwimenya ukamenya amarangamutima yawe ukamenya nimba utishimye shakisha kumenya impamvu utishimye nimba wishimye kuki wishimye nimba ubabaye ese bimaze igihe kingana gute imisi ngahe kuko ndatekereza ko ari abantu bashobora kuba babana n'agahinda ariko ntibanatinyuke kubivuga kuko cyane ko na sosiyete imiryango inshuti bakubwira ubwo ni ubutesi hari n'ikindi kintu nabonye ukabwira umuntu ikibazo cyawe agahita kumvisha uburyo icye gikomeye kuruta icyawe cyangwa agahita akubwira ati wowe wakubwira ibyo Chaste arimo kunyuramo ariko Chaste aracyajya ku kazi aracyishyura minerval abana be no guhaga tubyita guhaga tubyita guteta kandi ubwo umuntu yaje kureba ameze nabi nibyo ibyo uvuga no kuri dukwiye kwimenya ariko tukamenya n'ikintu cyaje muri twe kandi tutatumiye icyo kintu cyaje kizanywe n'ingorane kizanywe n'ingorane n'umuhangayiko twanyuzemo icyo kintu nk'uko uwo musore yambwiye ati n'ibiziriko hari umubwira ati ni ikibuye giteretse ku mutima hari umubwira ati ni umutwaro hari umubwira ati ukamenya icyo kintu ni igiki cyanje muri ngewe hanyuma ariko usibye ko nawe ufite ikibazo uba ugomba kwimenya ukamenya n'icyo kintu cyaje na sosiyete na famiye n'umuryango uri ruhande tugomba kumenya ko umuntu ni umuntu n'ikibazo ni ikibazo ntabwo umuntu kuba yahindutse ugabona atangiye kwitwara uko atagombye kwitwara ugomba gutekereza utari ko Chaste ko yajyaga ajya ku kazi akita ku bababaye akabakira none nkaba mbona atashye ishati yatayimeshe bimeze gute ukamenya ni iki kiri gutuma Chaste ariko yuko aryama ntasinzira icyo ni cya kabiri icya gatatu warukomojeho cy'ukuri nemeranya nawe ni cy'abatekereza ati ni umurengwe si umwana njya nkunda kwakira abana reka mvuge bakunda kuvuga abana babakomeye abana b'ababyeyi bafite ubushobozi ati yagiye kwiga muri Amerika none yararenzwe mperutse kwakira umwana arambwira ati nageze muri Amerika mfite imyaka 16 ubukonje burankubita ati burankubita ati ndibaza niba mama ari mama nuko yabimbwiye ati nta kindi nabona nshobora kubona iruhande rwanjye cyanyumvaga uretse urumogi
muri Amerika ati nta kindi nashoboraga kubona iruhande rwanjye uretse kunywa urumogi. Dushobora gutekereza turi umuntu ari mu muryango ufite byose, ujya kumwigisha muri Amerika ntamenye ko muri Amerika naho haba ibindi ingorane zikomeye, ubwo bukonje no kumva kuri wenyine, ukumva loneliness, kumva uri wenyine, ukaza kwibaza uti wayindaha, hanyuma ugatekereza kunywa urumogi, ukazavayo wisanga iwawa, wisanga n'ahandi. Icyo gihe rero tugomba gutekereza turiya ni umuntu ushobora kubabara nk'uko nawe wababara. Hanyuma tukagira ibintu bibiri utumye ntekereza. Turi mu iterambere ryihuse, igihugu cyacu kirimo gutera imbere cyane, kandi ni umugisha w'Imana kuba dufite amahoro, kuba dufite uburyo, dufite institutions zidufasha gutera imbere, sibyo? Ariko nkatekereza ko n'iterambere rishobora kuba ririmo gufungura imiryango ishobora kutwinjiza ahantu nanone twakwisanga twagize ikibazo. Gute? Mpereye kuri urwo rugero utanze, ababyeyi bateye imbere, ababyeyi barimo baracuruza, umuryango umaze kugira aho uva, umaze kugira aho ujya, bafite ubuzima bwiza, ntacyo babuze. Igikurikira no gutekereza umwana wacu turamwohereza kwiga hanze, ababishoboye, ndavuga ababishoboye, tumwohereze kwiga muri Amerika, turabishoboye, Imana yaradufashije, tumaze gutera imbere. Nk'uko igihugu cyacu gitera imbere, imiryango iratera imbere. Ariko iryo terambere nta kuntu ryaba rishobora gufungura imiryango mu bindi bintu tutari twiteguye. Birashoboka kuko hari igihe ushobora kwikuraho umwana igihe kitaragera. Ushobora kuvuga uti reka umwana wanjye ajye kwiga muri Canada ku myaka 10 kuko mfite ubushobozi, nanjye nsigara aha. Buriya hari ubushakashatsi bwinshi bwagiye bukorwa bukerekana ko byibuze kugeza ku myaka 18 umwana yagombye kuba kibana n'ababyeyi, bamwereka urukundo, bamugira. Ariko ugasanga ku myaka buriya hano mu Rwanda abana bakora tronkome, usanga hari abafite 13 14, yamara gukora tronkome ukabona uhise umwohereza. Icyo gihe ageze mu kigero gikomeye, icyo bita mu Gifaransa cyangwa reka njye mu Cyongereza construction identity yawe. Kandi kugira ngo constructing your identity ugomba kubona role model, and the first role model y'umwana ni papa na mama. Burya ntibazakubeshye Barbara, umubyeyi wawe niyo yaba afite ubumuga, niwe role model wa mbere, n'umubyeyi wawe niyo role model ya mbere yawe, izindi ziza nyuma. Noneho ageze muri icyo kigero cyo kuba papa ari we mu papa ukomeye, mama ari we mu mama mwiza ubaho ku isi, hanyuma agahita amwohereza aho ashobora no kuzamara wenda imyaka 2 ataramubona, cyangwa se kwa gushugurika kwacu akanayimara ataranamuvugisha kuri telefone. Hanyuma akibaza ati ya role model yanjye harya ubu ni iyihe, who am I, ndi kuva he, ndi kujya he, ndagana he, bikamugora. Iryo terambere rero ni ryiza, ariko tugomba no kumenya uburyo tubungabunga famiye turijyamo. Uvuze ku kintu wenda nagira icyo nkomozaho. Ndi muri kategori y'abagiye kwiga hanze bakiri bato, mfite imyaka 16. Ariko nari narafashe igihe cyo kubiganira n'ababyeyi banjye, barafashe igihe cyo kuntegura, ariko sinavuga ngo sinagize igihe cyo kwigunga, cyo kuba jyenyine, cyo kwibaza ariko harya byari ngombwa ko nzi Burayi. Ntabwo bibura muri iyo myaka. Gusa icyamfashije, nagiye kwiga nsenga, ndi umukristo, nizera Yesu, nsenga, biramfasha. Ariko ikintu nibuka cyankomereye no guteka nkarya jyenyine.
ngateka nkicara ngahisha. Ndibuka najyaga nteka ngahisha nkabireba, nkicara hose ngiye kubirya jyenyine so. Kandi abantu tubana ntituziranye kuko mvuye mu muryango twasangiraga ku meza, twaryaga, tukaganira, bonding iba ku meza. So nisanze mu gihugu gikonje, twese buri iyo tugeze hanze ikintu cya mbere kigukubita ni ivere. N'abazungu bwabo bagira depression, bagira ako gahinda mu gihe cy'imbeho, nkaswe umwana mutoya ugiye ngahisha, narangiza nkabireba mvukananira kubirya, nkongera nkabibika. So icyo kintu yes, iterambere nanone rifite ibyiza riritugezaho. Ndashima ababyeyi banjye ko banyoherereje kwiga hanze, hari aho byangejeje, hari aho bingejeje uyu munsi, ariko sinjya nibagirwa ko byajyaga binanira kwisangiza, kwicara jyenyine. Naba nabonye abantu nkumva ndishimye cyane kubabona. Reka rero ngusetse, kubera kwibana mfite televiziyo, donc televiziyo yabaye umuntu tubana mu nzu. Ibi mbivugiye iki? Twivura mu buryo butandukanye. Iriya loneliness, kwa kwigunga, hari umwana uzanywa urumogi, hari umwana uzanywa inzoga, hari umwana uzajya mu busambanyi, nta kindazi. Yewe amahirwe nagiye nzi Imana, hari ibintu ntinya, hari parametre, hari ibintu bindinda, ariko nanjye mfite ukuntu nivuye kuko nyine nta muntu twasangiraga, narebaga televiziyo. Donc biza kunkukiramo, nakumva ndi jyenyine nkareba televiziyo. Naje no kubyitegereza nsanga niyo mbabaye ndeba televiziyo, ahubwo ikimenyetso cyuko meze neza sindeba televiziyo. Ndeba amakuru bisanzwe by'umuntu usanzwe, ariko sinshaka kumara isaha ndeba televiziyo amasaha 2. Ariko icyo gihe kubera nyine nta muntu twabaga turi kumwe, dushaka kumara amasaha 5, 6, 7 ndi kuri televiziyo, bigasa nk'ibyibagije amarangamutima yanjye kuri presence yuko ndi jyenyine mu nzu. So abantu bivura agahinda uburyo butandukanye cyane. Hari uburyo, ntabwo ndi buvuge kwivura, ariko ndavuga ko bakopinga, coping, sinzi uburyo turi buvuge mu Kinyarwanda. Kubana n'icyo kintu mu buryo butandukanye. Wabana nacyo mu kunywa, wa copinga nacyo. Sinzi niba kunywa no kunywa urumogi ari coping, nubwo ari byo. Hari igihe ahubwo uri gutsindwa ukazana izindi mekanisme za defense cyangwa izindi ziza kukurengera, ariko zikuganisha habi. Ariko nko gusenga, kuririmba, hari abajya muri siporo, hari abakora meditation ikabije, yego, na siporo ikabije, hari abagira, ariko hari n'uwo birenganye bikamunanira akanywa inzoga, akabasha gusinzira, akanywa urumogi, akagera gute. Yes, turagushimiye cyane wowe ukomeje gukurikira kino kiganiro. Iki kiganiro mushobora gukomeza kugikurikira ku Isibo TV, mukatulikinga kuri Instagram, mukalikinga kuri Facebook, cyangwa se mukanasharinga kino kiganiro, amavideo murimo kubona. Iki kiganiro kirimo kiravuga ku buzima bwo mu mutwe, ihungabana ry'abana, cyangwa se uburyo ihungabana umuntu ahuye naryo mu buto rishobora kumugiraho ingaruka abaye ari umuntu mukuru. Turabashimiye rero uburyo mwagikurikiye. Nkuko mubyumva ni insanganyamatsiko iremereye. Iki kiganiro kigiyemo ibice 2. Iki ni igice cya mbere. Urakoze gukurikira ikiganiro The Barbara Show. Nimba ukibonye kuri YouTube The Barbara Show, kora subscribe, ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza. Nimba udukurikira kuri Facebook, nimba udukurikira kuri Instagram, komeza udukurikire, turakwishimiye cyane. No kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru, ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV. Turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye. Imana ibahe umugisha.